Nshuti namwe bakunzi ba Teleduc muraho. Twongeye kubaha ikaze. Muri aka kanya tugiye kubagezaho inkuru irebana n'uburyo akitso kicishije abantu batatu. Hari ubwo ujya wibuka guha agaciro utuntu duto duto? Ese ujya ugira amakenga yatuma uterera akajisho ku byo bamwe bibwira ko ntacyo bimaze cyangwa se ko bifite agaciro ka nyirarureshwa? Kurikira iyi nkuru witonze maze wiyumvire ukuntu ka kamenyetso gato k'akitso kazwi nka virgule cyangwa se kama mu ndimi z'amahanga, uburyo ako kamenyetso kaje guteza ibibazo maze kakicisha abantu batatu bose mu kanya gato nk'ako guhumbya. Kera habayeho umugabo w'umukungu. Yari umukire cyane ndetse nk'uko bikunze kuvugwa yari atunze atunganiwe. Uwo mugabo yakundaga kwicisha bugufi, akaba umugwaneza kandi ntiyarobanuraga abantu ku butoni. Nyamara nubwo uyu mugabo yagiriraga abantu bose neza agakunda no gufasha abakene, umutware wo mu gace yari atuyemo ntiyamwiyumvagamo. Ahubwo yahoraga amufitiye ishyari n'urwango bitewe n'uko yamurushaga ubutunzi. Uko bukeye n'uko bwije, ishyari ry'uwo mutware ryarushagaho kugenda ryiyongera, ibyo bikamubuza amahwemo ndetse bikamubuza kuba yasinzira cyangwa ngo agoheke. Umunsi umwe nyamutware yigira inama yo kujya kurega wa mukiri ibwami. Akamushyashyariza avuga ko ari we urwanya umwami kandi ko adahwema gushishikariza rubanda kureka gutura umwami amakoro. Maze ashyira nzira aragenda. Umwami amaze kumva amabwire y'uwo mutware, yahise atumiza umukire ako kanya nta kuzuyaza, maze amujugunya muri gereza ntacyo amubajije. Anategeka ko bazajya bamukubita bakanamwicisha inzara, cyane cyane ko yizeraga amakuru yose yahabwaga n'uwo mutware we ku rwego rwo hejuru. Ntiyaciye kabiri, abaturage bateye hejuru barasakabaka, maze biyemeza kujya gutakamba ngo barebe ko umwami yabagirira ikigongwe akabumva, akaba yarekura iyo nzirakarengane yari iri hafi kunogoka, yishwe n'inzara ndetse n'agahinda ko kutaba mu muryango we. Abaturage bakimara kubimukoza, uyu mwami wari umunyakuri akaba n'umunyempuhwe yarababaye cyane. Amera nk'ukubiswe n'inkuba agwa mu kantu. Niko guhita afata icyemezo cyo kurekura iyo mfungwa ako kanya nta shiti. Bukeye umwami n'ingabo ze bagiye mu ruzinduko rwo kumasha. Ariko mbere yo kugenda, umwami yasize ateguye urwandiko ubwe, urwandiko rwo gufunguza wa mukire arusigira umunyamabanga we. Muri urwo rwandiko hari harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa agira ati: grâce pas pendre, bisobanuye ngo ahawe imbabazi nta kumumanika. Grâce pas pendre, ahawe imbabazi nta kumumanika. Mu gihe ari kwandika urwandiko ku mashini, umunyamabanga yaje kwimura akitsa agashyira ahandi. Ibyo bikaba byaratumye ubusobanuro bwa ya magambo buhera ko buhinduka gutya ngo grâce pas pendre, bishatse kuvuga ngo nta mbabazi akwiye nuko umumanika. Cyo ngaho yumvire nawe ngo nta mbabazi akwiye ahubwo agomba kumanikwa. Grâce pas pendre. Urwandiko rwateguwe neza maze rushyikirizwa uwari ushinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo by'ibwami. Ako kanya akimara kurubona, umucungagereza yahise yihutira kubamba wa mukire w'inzirakarengane, ubwibye biba birangiriye aho ngaho. Ntibyatinze umwami aza kuzindukuka. Igihe yari atuje atekanye mu ngoro ye, abiru batangiye kumutekereza ibyabaye byose n'ukuntu imfungwa yarangije urwayinyonzwe. Akimara kubyumva, umwami yarababaye cyane. Niko kubaza icyabateye kumwica, maze nabo bahera ko bamwereka iteka yaciye riri mu rwandiko yasize yanditse, maze arumirwa ahitamo kurucararumira. Hanyuma y'ibyo umwami yabuze uko abigenza. Ahera ko ararakara cyane ararubira. Ibyo byatumye ategeka ko bamuzanira umunyamabanga we ndetse na wa mutware w'umugambanyi, maze babanyongera imbere ye. Ngiyi inkuru y'inshamugongo ivuga uburyo akamenyetso gato cyane k'akitso kagize uruhare mu iyicwa ry'abantu batatu bose, maze kagateza akaga gakomeye n'impagarara mu muryango w'abantu. Iyi nkuru mwayiteguriwe kandi muyigezwaho na Teleduc.
Teredi ku muyoboro wanyu, Teredi ku muyoboro w'ubumenyi n'ubushishozi. Muvandimwe nshuti, nibyo koko iyi nkuru irababaje cyane, ariko kandi nanone idufitiye isomo ry'ingirakamaro tudakwiye kujya twirengagiza. Nibigushobokera uzajya ugerageza kwitondera utuntu duto duto. Nyabuneka urajya ugira amakenga, wibuke guterera akajisho ku byo bamwe bibwira ko ntacyo bimaze cyangwa ko bifite agaciro ka nyirarureshwa. Muri ubu buzima ntabwo ari byiza kugendana n'ibiguruka gusa.